Bavandimwe inshuti zacu, inshuti dukurikiranye iyi channel yacu Mwiza Christian TV, channel tujya dutangiraho ibiganiro bijyanye no kubaka ingo zinesheje Imana, ingo ziganisha abantu ku bwami bw'Imana, ndetse ingo zituje, ingo ntangarugero muri iyi si. Nifuje ko uyu munsi twakongera tukaganira, kandi nifuje ko isomo twakwigaho uyu munsi ari isomo rivuga ngo kwitegura kurushinga ni umugabane ukomeye mu burezi bw'abasore n'inkumi. Reka dusenge Imana mbere yuko dutangira, hanyuma dukomeze. Nyagasani Imana yacu, Imana nziza, Imana yo kubahwa, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana yaremye umuntu, Imana yaremye umugabo n'umugore, Imana yemeye ko ingo zibaho. Turagushimiye, kandi reka ngusabe kugira ngo nkwiragize muri kano kanya, nkuragize n'iyi channel yacu Mwiza Christian TV dukurikiranaho ibi biganiro, kandi ngo hamagarire gukangura imitima ya benshi, cyane cyane abasore bifuza kurushinga, kugira ngo uyu mushinga wabo baba bagiye gutangira hamwe n'abakobwa bazabana, babanze gutekereza ku ijambo ryawe no gutekereza ku mushinga bagiye gushyira mu bikorwa, barebe n'umusaruro wabyo. Ikibabaje muri iyi minsi ni ingo z'abantu zibanye nabi, ariko reka tugusabe uyu mwanya kugira ngo ugire icyo wakora, kandi utwigishe, umfashe muri iri somo, kandi ufashe n'abazaryumva. Tubisabye mu izina rya Yesu, amina. Nifuje ko tuganira ku isomo rivuga ngo kwitegura kurushinga ni umugabane ukomeye mu burezi bw'abasore n'inkumi. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27 na 28, hari amagambo atubwira ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, twara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Ugushyingiranwa ni imwe mu mpano inejeje umuntu yashoboye kwambukana ubwo yavanwaga muri Edeni amaze gucumura. Hamwe n'ikiruhuko cya nyuma y'iminsi 7 Imana yabimuhaye ngo bijye bimunezeza. Niyo mpamvu ari byo Satani arwanya kurusha ibindi, kugira ngo umuntu abure umunezero n'uburuhukiro Imana imwifuriza. Niba hari ingingo ikwiye gusuzumana ubwitonzi kandi bigakoranwa umutima udahubuka, iyo ngingo ni ugushyingiranwa. Niba ari ingenzi ko Bibiliya ibabera umujyanama, ibyo nibikorwa mbere yo gutera intambwe ituma habaho gufatanywa kw'abantu babiri mu buzima. Nyamara abantu bibwira ko muri iyo nzira bibakwiriye kuyoborwa n'amarangamutima, kandi byagaragaye ko ayobora benshi mu bifatanyije ku kurimbuka. Aha niho abasore benshi bakunda kugaragaza ko bafite gushishoza guke ugereranije n'indi migabane yo muri ubu buzima. Kuri iyi ngingo banga kugirwa inama. Gushyingiranwa bisa naho bibashyiraho imbaraga idasanzwe ibakurura. Kuri icyo kibazo ntabwo bemera gutegekwa n'Imana, ni imbohe z'ibyo bibwira, kandi bakabikora mu ibanga nk'aho batinya ko umushinga wabo wakomwa mu nkokora. Benshi bagenda berekeza ku cyambu cy'akaga, bakeneye umuyobozi ariko ntabwo bemera kugirwa inama, kandi ni ngombwa. Bibwira ko bazayobora ubwato bwabo neza, ntabwo bamenya ko bidatinze buzameneka nibuhura n'urutare rwihishe mu nyanja. Bashobora kurohama, byiringiro n'umunezero wabo bikayoyoka. Keretse babaye abasomyi ba Bibiliya, naho ubundi bazakora amakosa akomeye azatuma umunezero wabo ubwabo
n'uwa bagenzi babo ubura muri ubu buzima n'ubw'ejo hazaza. Niba wari ufite akamenyero ko gusenga 2 ku munsi, mbere y'uko utangira gutekereza ku gushyingiranwa, noneho ugomba gusenga inshuro 4 ku munsi igihe utangiye kubitekereza. Inkunga y'ababyeyi muri uyu mushinga nayo irakenewe. Niba ufite amahirwe yo kugira ababyeyi, kubaha Imana, saba inama yabo, babwire iby'ibyifuzo n'imigambi ufite, ndetse uhere ku bunararibonye bageze mu buzima. Yabaye abana bashyikiranaga cyane n'ababyeyi kandi bakabizigira, bagasangira ibyishimo n'ibibabaza, byatuma birinda ingorane z'ejo hazaza. Igihe abasore babo babonye ko hari ibitarasobanutse batazi icyo bakora, nibabwire ababyeyi babo ibibazo bafite nta guhisha, bavuga uko babyumva, basaba inama. Ninde wundi warusha ababyeyi kumenya ibintu bizana ingorane zishobora kwaduka? Ninde wabarusha gusobanukirwa imico yihariye ya buri mwana wabo? Niba bafite imibereho ya Gikristo, bazaharanira urukundo rw'abana babo no kwemerwa n'ijuru kuruta ibyiza bya hano mu isi. Ibyo bizatuma banezezwa n'abana babo, maze babasabire kugira ngo Imana ibayobore. Mbere ya byose, bazabarangira inzira igana ku nshuti nziza, ikaba n'umujyanama udatenguha. Rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 5 umurongo wa 5 kugera ku wa 7, hari amagambo atubwira ngo namwe basore mugandukira abakuru. Mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibone, ntabicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Kuki abasore n'inkumi bataba abanyabwenge babonye amaherezo y'ubuhamya aturuka ku gushyingirwa? Kuki bakomeza kwiyumvamo ko badakeneye inama y'umuntu mukuru n'iyo abantu benshi bazi ibyo neza? Abagabo n'abagore bagaragariza mu mirimo yabo ubwigengeseri bukomeye. Mu gihe bataragira ikintu gikomeye bakora, bitegura iby'iyo mirimo, igihe, imari, nuko ibyo bakabyiga bitonze cyane cyane kugira ngo bitazabazanira bamaze kubitangira. Mbese bakwiye kwitonda biruseho bate abasore n'inkumi mu gihe bagiye mu byo gushyingiranwa, kandi ari byo bizagira icyo bihindura mu by'igihe cy'ejo hazaza no mu buzima bwabo? Mu kigwi cyo kugenza batyo, biterera mu byo gushyingirwa nk'abikinira, batabikomeje, babihubukiye, bahumye ndetse batitonze ngo batekereze. Impamvu itera ibyo nta yindi, ni Satani ukunda kureba ubutindi no kononekara mu isi, maze akazunguriza urwo rushundura kuri abo bantu. Yishimira kugira bene abo bantu batagira kuzirikana, akabavutsa umunezero wo muri iyi si n'uw'iwabo mu isi y'ejo hazaza. Mbese abana bakwiriye kugisha inama kwifuza kwabo gusa n'ibyo bararikiye, batagiriwe inama ikwiriye n'ababyeyi babo? Bamwe basa n'aho batitaye ku nama no ku bwenge bw'ababyeyi babo, cyangwa ngo bazirikane ubwenge bwabo bushyitse. Kwikunda kwamaze gukinga imiryango y'imitima yabo y'urukundo umwana akwiriye kugirana na se na nyina. Ubwenge bw'abasore bukwiriye gukangurwa muri ibyo. Itegeko rya 5 ni ryo tegeko ryonyine rukumbi ririmo isezerano, ariko rikomezwa bya nikize ndetse rikirengagizwa n'abashaka kwikundisha.
gusuzugura urukundo rwa ba nyina, gukoza isoni ba se, ni ibyaha bihora byanditswe ku basore benshi. Ifuti rimwe ryo mu mafuti akomeye cyane yerekeye kuri ibyo ni uko abasore bataramenya iyo biva n'iyo bijya, badashaka ko hagira ikirogoya urukundo rwabo, ko nta gikwiriye kuruzitira. Niba hari ikintu gikwiriye kwitonderwa no kwitabwaho cyane, icyo kintu cyaba iki: inyunganizi iturutse ku bandi, gupima ku munzani ukareba ku mpande zombi utuje kandi witonze, birakwiriye rwose. Nyamara ibi bikorwa n'abantu benshi cyane batabanje gutekereza. Inshuti basore, nimugishe inama n'ababyeyi banyu babahe inama, musengere icyo mushaka gukora. Wabaza uti mbese ababyeyi bakwiriye guhitiramo umwana wabo mugenzi we batitaye ku bushake bw'uwo muhungu cyangwa umukobwa wabo? Ndababaza ikibazo nk'uko biri: mbese umuhungu cyangwa umukobwa akwiriye guhitamo uwo bazabana atagishije ababyeyi b'inama? Kandi iyo ntambwe ari iyo kuzanira ababyeyi umunezero niba abo babyeyi babakunda? None se umwana ugiriwe inama agahendahendwa n'ababyeyi be akwiriye kugumya gukurikira ibyo yishakiye? Ndasubiza neruye nti oya, keretse niba atazashyingirwa. Itegeko rya 5 ribuzanya iyo ngeso: wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Iri ni itegeko rifite isezerano Uwiteka atazabura rwose gusohoreza abubaha ababyeyi babo. Ababyeyi b'abanyabwenge ntabwo bazihutira guhitiramo abana babo bafasha batabyumvikanyeho. Reka turebe urugero rw'icyitegererezo. Ababyeyi ntibari bakwiye kwibagirwa ko ari bo shingiro ry'umunezero w'abana babo. Kubaha kwa Isaka mu kumvira inama se yamugiriye ni umusaruro w'uburere yahawe, nibyo byatumye akunda ubuzima bwo kumvira. Nk'uko yubahirijwe n'Imana ngo abe umuragwa w'amasezerano yahawe isi yose, Isaka igihe yari amaze kugira imyaka 40 yumviye igitekerezo cya se wari wasabye umugaragu we ngo ajye kumushakira umufasha. Cyaje kuva muri uko gushyingirwa, twabonye ko byabaye urugero rw'umunezero wo mu rugo. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Reka turebe no ku masezerano yo gushyingiranwa. Gushyingiranwa kwa Gikristo ni ubucuti bukomeye cyane ku mugabo n'umugore. Umwanditsi umwe yaravuze ati: ni amahirwe cyane kugira inshuti imwe ibasha kwiringirwa iteka na mugenzi wayo, inshuti izi ibyiza bihebuje n'ibindi, ikamenya n'ibitubereye cyane, inshuti idukunda bona nubwo dukunda ibicumuro byinshi. Pawulo nubwo watigeze umugore, urukundo rw'abashyingiranwe yarugereranije n'ururi hagati ya Kristo n'itorero rye. Undi mwanditsi nawe yaravuze ati: niba ushaka umunezero, rongora cyangwa rongorwa. Niba ushaka kugira amagara mazima, rongora. Niba uri umukobwa, rongorwa. Umugore mwiza ni impano nziza ihebuje y'umugabo ivuye mu ijuru. Umunyebanga we umubabarira ni umugabura w'ubuntu butarondoreka, agasanduku ke gashyinguye amabuye y'igiciro cyinshi. Ijwi ry'umugore ni indirimbo nziza iryohera amatwi y'umugabo. Inseko y'umugore ni umunsi mwiza w'umugabo we. Kumusoma kwe gukomeza ubucuti bw'umugabo we, amategeko ye, gahunda yo kuyobora imuhira neza, ni umufasha we w'ukuri.
iminwa ye ni abajyanama bizerwa b'umugabo we, amasengesho y'umugore ni abafasha beza bavugira umugabo we bakamuzanira imigisha yo mu ijuru. Reka turebere hamwe inama ku basore n'inkumi bifuza kurushinga. Ubukwe ni umuhango wera wahanzwe n'Imana kandi ntabwo ukwiriye rwose kujyanwamo umutima wo kwikunda. Abarangamiye gutera iyo ntambwe bakwiriye gutekereza icyubahiro cyawo, bibombaritse kandi basenga, bashakashaka n'inama y'Imana kugira ngo babashe kumenya yuko bakurikiye inzira bafatanijemo n'iby'Imana ishaka. Ibyo ijambo ry'Imana ryigisha byerekeye ku bukwe bikwiriye kuzirikanwa byitondewe. Abo mu ijuru bishimira ubukwe butahana umutima wifuzanya umwete gusohoza iby'ijambo ry'Imana ryigisha. Niba hariho ikintu icyo ari cyo cyose gikwiriye kuzirikanwa impamvu yacyo kandi ukakigambirira udahubutse, icyo ni ikintu kijyanye no gushyingiranwa. Ntabwo dukwiye gushyigikira ko habaho gushyingiranwa hagati y'abantu batarageza ku gihe. Ntabwo bikwiye gukora amasezerano afite uburemere bwagutse nk'ayo yo gushyingiranwa nta myiteguro ihagije ibanje kubaho mbere y'uko imbaraga z'umubiri n'iz'ibitekerezo zikuza amajyambere yazo. Abasore n'inkumi hari ubwo bashyingiranwa mu gihe urukundo rwabo no gushyira mu gaciro bitarakura, nta bitekerezo byiza kandi bitunganye, hanyuma bagatangira inshingano z'abubatse babishowemo no gutwarwa kw'ibyifuzo bihitiyeho. Ariko kandi gukururana gutangiwe mu myaka yo hasi akenshi byakunze kuvamo umubano wuzuyemo ibibazo cyangwa bikabyara gutandukana k'urukozasoni. Inkundo z'imburagihe zari zikwiye guhagarikwa zikarindira igihe inararibonye izatuma urukundo ruhabwa umurongo ukwiriye maze rukarindwa ingorane. Abanga kwifata bahura n'ibibazo byo kugira ubuzima bubababaje. Abarambagizanya bashobora kuba badafite ibintu bijyanye n'ubukungu bw'amafaranga, ariko bagomba kwishimira ubuzima, ariyo mpano y'agaciro iruta ibindi byose. Gutandukana bikabije mu myaka byo bikwiriye kwitonderwa. Kwibagirwa iryo hame bishobora kwangiza ubuzima bw'umuto muri bo. Abana bavutse muri uwo mubano usanga kenshi babuze imbaraga z'ibitekerezo n'iz'umubiri. Ntibashobora kubona kwitabwaho k'umwe mu babyeyi ushaje w'umugore cyangwa w'umugabo, kumwe gukenerwa mu gihe cy'ubuto, kuko urupfu rushobora kubamutwara mu gihe bari bakeneye cyane inama n'urukundo by'umwe mu babyeyi be. Nta rwitwazo ruhabaye, nta wari ukwiriye kwinjira mu buzima bw'abubatse mbere yo kugira ubumenyi bufatika ku nshingano za buri munsi z'umuryango. Umugore agomba kuba afite amahugurwa mu bwenge no kumenya gukora bihagije kugira ngo bizamubashishe kurera abana be neza. Abagore benshi bagaragara ko bize cyane, bafite n'impamyabushobozi zo mu mashuri y'ibyamamare, usanga ari bo bajijwe bikomeye ku bijyanye n'inshingano za buri munsi z'ubuzima. Nta bumenyi bw'ibanze bafite ku bijyanye n'imitekerereze myiza y'umuryango, ari ryo nshingano shingiro ry'umunezero wabo. Ariko kandi baba bazi kuburanira isumbwe ry'umugore n'uburenganzira bwe, mu gihe nabo ubwabo usanga bari munsi y'umurongo werekana umugore ukwiye. Buri mukobwa wese wa Eva afite uburenganzira bwo kwiga ubumenyi bwimbitse ku nshingano zo mu rugo.
no guhabwa inyigisho zuzuye ku migabane yose n'imirimo yo mu rugo. Buri nkumi yose yagombye guhabwa amahugurwa akwiriye azamushoboza mu gihe azaba ahamagariwe kuba umugore n'umubyeyi, ngo ashobore gutunganya k'umwamikazi mu mwihariko yagenewe. Agomba kugira ubushobozi buhagije kugira ngo ashobore kwigisha abana be no kuyobora abakozi bo mu rugo, cyangwa mu gihe ari we bireba akamenya gutunganya iby'isuku mu rugo. Niwe bireba kwigisha iby'imiterere n'imikorere y'umubiri hamwe n'amahame y'iby'isuku ku byo guteka n'imyambaro, umurimo n'ibyishimo ndetse n'iby'ikinyabupfura gituma umuryango we umera neza. Buri mukobwa wese wa Eva afite uburenganzira bwo kwiga ubumenyi bwimbitse ku nshingano zo mu rugo no guhabwa inyigisho zuzuye ku migabane yose y'imirimo yo mu muryango. Bavandimwe, inshuti zacu, reka dukomeze turebe urukundo nyakuri. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Dukeneye cyane kugira ubwumvikane no guhesha abandi umunezero, kandi ibyo ntitwabigeraho tudafite urukundo rwimbitse rugaragarira mu bikorwa. Urukundo rurihangana, rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Urukundo rero ni kamere itunganye dukomora ku Mana. Uzitegereza ibyaremwe byose byumvira gahunda bikomora kuri yo. Urukundo nyakuri ni ukwitanga gushyitse, imbaraga zarwo ni ukwiyibagirwa, ubwiza bwarwo ni ibikorwa, urufatiro rwarwo ni ukwiyibagirwa ugakorera abandi. Gukunda abandi ni ingingo yoroshye. Kugira ngo umuntu abigereho asabwa guhinduka, akagororwa ku giti cye. Bavandimwe, inshuti zacu, reka uyu munsi bararikire kuzakomeza gukurikirana ibiganiro byacu kuri Mwiza Christian TV, kandi nkomeze mbashimire abo dukomeje kugendana, abo dukomeje kumva kimwe z'inyigisho, kandi nyuma yazo tujye tunasabirana, dusabire ingo zacu muri iki gihugu, dusabire ingo zacu mu mahanga, kugira ngo turebe ko Imana yacu hari icyo yakora kugira ngo tugire ingo zo guhesha Imana icyubahiro. Murakoze, murakarama. Reka amahoro y'Imana akomeze abane namwe, kandi umugisha w'Imana ukomeze kubana namwe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina.